tugiye kumva Mukanaka Epifania ndagutongera amaso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzakiraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwimigoma ye. Ugenda ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu gihe kitagukwiriye, uhane utere ubuguru ufite kwihangana kose kwigisha, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, bifuza kumva ibanezeza, bigurizaho abigishwa bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri, bazayo bakurikize imigani y'ibinyoma. Ariko wowe wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'umubwirizabutumwa bwiza, usohoze umurimo wawe mu kugabura iby'Imana. Amen. Bibiliya yavuze gutya ngo ariko wowe ngo ni wowe. Nturebe Aroni, nturebe musaza, nturebe nyoko wanyu, nturebe undi. Jambo rirambuye pasiteri uzamutariha. Jambo riravuze ngo twebwe nk'icyumba Aroni w'Imana dukoresha ububasha duhabwa n'Imana no kuragira umukumbi wayo fungura. Twemeye ko Mukanaka Epifania afite impano y'ubushumba yahawe n'Imana. Tumaze kwitegereza no kugenzura ko yujuje gahunda y'Imana y'ubushumba nk'uko byanditswe mu mwanya yamaze kuvuga, twemeje kumweza no kumurikanaho ibiganza byera, tumwimikishije amavuta ariyo jambo ry'Imana. Aya mavuta ni afite ibintu bifunga mube mwiteguye agasuzuma runaka. Ijambo riva mu mavuta. Amavuta abashumba babiri, umwe hari abashumba bazi ko bandiramutse bamuzenguruka, abandi baze kugira batya gusa. Tumwimikishije amavuta ariyo jambo ry'Imana. Amavuta Yesu muri kwaka. Uyu munsi ni wowe, ejo ni jyewe, ejo n'undi. Abashumba mwegere, wowe urimo kumuhanagura, mushumba uri hafi kugira ngo muri gusenga Bibiliya yambwira ngo yavuze ngo twemeje kumweza no kumurambikaho ibiganza byera, tumwimikishije amavuta ariyo jambo ry'Imana. Uyu munsi akorere muri aya mavuta, aba umunyamavuta ku ijambo, aba umunyamavuta mu buzima, aba umunyamavuta mu gusenga. Uyu munsi Imana ishoboye byose. muri karuhuko haya pini koma ngo yakushimye mugarako baturaba ibiganza uyu muri kandi uramuhishe kumushoboye ngo kandi Imana bisaba Imana uyu muri mu abandi bambara nyinshi haleluya abandi ngorane nyinshi kumushyigikira ko babyishe witwa musabe imbaraga baraza gukomeza
haya mama ya Serebone tumusabiye imbaraga zawe imbaraga zo gukomeza uru rugendo imbaraga zo kwihana ugeze igihe byaba ngombwa kubona ubuzima busanzwe bukugoye uzabivamo kugeza ryari? Nzabivamo gusenga n'ingingo Imana kandi mbyihanganiye kugeza igihe Imana izabivamo. Uzabivamo cyangwa uzabivamo? Nzabivamo kugeza igihe Kristo azagarukira mu bw'ibirori. None se uramutse abo mukorana utangiye umurimo ukagera igihe ukomeye hakazamo igikomere bakawugutwara uzabigenza gute? Nzasenga kandi mbyihanganiye. ndagira ngo rero sinzi niba indahiro yabayihaye ko nurangiza iyo ni ibikombe turayiguha imbere yayo ko nzakora uyu murimo mpawe kuva ubu none kugeza igihe nzapfira cyangwa se Imbere yayo, imbere y'abantu bayo ko nzakora umurimo mpawe kugeza apfuye cyangwa se agarutse. amen Amen. ko nzakora ndakorera igihe Nzakora ko nzakora n'impuhwe ko nzubaha abayobozi banyobora abayobozi banyobora
ubiteshutseho ibyo byose ndamutse mbiteshutseho imana izabimana imana izabimpanira ariko izanabifasha ariko izabimfashemo kandi izagirira hakabamo inzitizi nyinshi ariko ikintu tumusabiye uzamuha imbaraga zo guhangana n'umwanzi satani tubisabye tukweze mu izina rya yesu haleluya komera imana bashyikira haleluya abashumba bakomeze ahagarare neza ijambo ryose guhera ubu ahantu imirimo yo gusengera abantu kubahesha umugisha kubavana mu byaha no kubageza ku musaraba tugiye kumwambika umusaraba kuko agiye kuvana abantu mu byaha no ku musaraba ufite umusaraba mwiza rero wihariye ko umusaraba umusaraba wera ubu ahawe imirimo yo gusengera abantu kubahesha umugisha kubavana mu byaha no kubageza ku musaraba kuva ubu yemerewe kuvuga ubutumwa ku isi hose ubutumwa bwubaka kandi buhesha imana icyubahiro agomba no kubona n'umuhamya w'uko bazajya babona bazajya babona n'ibyarako agiye kwambara umuhamya Onda nanjye nyamara bazanyimikana bahise komera imana amashyi abashumba mu gihe nk'iki kandi ukomeze gufashwa nawe mana nanjye mpagaze mu gutwara wampaye nemeje ndashidikanya ko mukankaka epifaniya kuva uyu munsi abantu ibyo akora byose imana izamufasha mu izina byose